reka ngusuze kandi nkwifurize ukomeza kugubwa neza cyane ubudahwema kutwereka ko ubana umunsi ku munsi aho uherereye hose waba uri mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Reka tukwifurize gukomeza kugubwa neza. None reka tubonere kuguha ikaze muri iyi nkuru ya none inshuti mukundwa. Rero nyemerera turebere hamwe izi breaking news. Ni inkuru irimo iratugeraho muri kano kanya, ni inkuru nziza ku bakobwa bazi kuririmba cyane, harimo Vestina ndetse na Dorcas. Ni inkuru rero yakomeje kugenda igarukwaho kuri uyu mukobwa Vestina, aho ibintu byakomeje kugenda biba byiza cyane. Uyu mukobwa amakuru akomeje kugenda agarukaho nuko nyuma y'uko asoje amashuri ye ahise atererwa ivi n'umu diaspora. Ese uyu mu diaspora yaba ari uwo mu kihe gihugu? Byinshi rero ukomeje kugenda wibaza, ukaba uri buze kuza kubisobanukirwa muri iyi nkuru ya none. Icyo tugusaba ni ukudutega amatwi ukagera ku musozo w'iyi nkuru kugira ngo uze gusobanukirwa neza iby'aya makuru akomeje kugenda agarukwaho cyane se anashimisha imitima y'abatari bake, cyane cyane abakunzi bakunda uyu Vestina na Dorcas. Ni inkuru nziza rero yakomeje kugenda yishimirwa n'abatari bakeya, dore ko bamwe mu bagiye banabyishimira ko bagiye banagira akantu bavugaho cyangwa se bagira komanteri batanga kuri aya makuru. Vestina rero akaba yaje kuba yatererwa ivi nk'uko byakomeje kugenda bigarukwaho. Yaba ibitekerezo biri gukomeza kugenda bitangwa n'abantu bagiye batandukanye, bamwe bavuga bati uyu mukobwa ari hose cyane, yaragifite indi myaka ye yo kuba atarashaka umugabo. Rero biri kugenda bivugwaho amagambo menshi agiye atandukanye, natwe rero twaba tuje kugira ngo tubagezeho iyi nkuru byose, ukaba uri buze kuza kubisobanukirwa muri iyi nkuru ya none. Icyo tugusaba, dutega amatwi, dutize umwanya wawe muto cyane, ubundi ugere ku musozo w'iyi nkuru kugira ngo uze kumenya neza imvo n'imvano, umenye neza uyu mugabo waje kuba yaterera ivi Vestina, ese yaba ari uwo mu kihe gihugu cyangwa se yaba ari umu diaspora mu kihe gihugu? Byose rero ukomeje kugenda kwibaza, uraza kuza kubisobanukirwa. Mbere yuko tugaruka kuri iyi nkuru ku buryo burambuye nk'uko bisanzwe, reka tukwisabire gukanda kuri sabone cyangwa subscribe, nuko twiyungaho abikore kugira ngo amakuru yacu tujya tuyashyiraho notification uzibona uri mu ba mbere. Inkuru zacu ujye uzikurikirana 5 kuri 5. Ni ibintu byiza cyane rero, bikore ubundi utwiyungaho tujye tubana 5 kwa 5. Kora share cyangwa se partage aya makuru uyasangiza inshuti n'abavandimwe. Ikindi ntiwibagirwe gukora like, ujye hasi no muri comments usiga igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane. Byiza ube wabishima ndetse n'ibibi nabyo ubinenge kugira ngo utwereke aho dukosora, ubundi duhakosore tujye tugeza amakuru acukumburanwe ubuhanga, amakuru acukumburanwe ubushobozi ndetse amakuru yizewe cyane. Nkwaye ikaze. Nk'uko twari tubikomojeho, ni inkuru iri gukomeza kugenda ivugisha abantu benshi nyuma y'uko uyu mukobwa Vestina arangije amashuri ye, dore ko yaje kuba yakwambara cyangwa se niba turabyita ku graduating, sinzi ngo turabyita ngo iki, ariko uyu mukobwa ni inkuru nziza iri kugenda imugaruka nyuma y'uko rero arangiza amashuri ye akaba yaje kuba yatererwa ivi, ari nabyo abantu benshi bakomeje kugenda bakomantingaho, batangaho ibitekerezo bigiye bitandukanye. Bamwe bavuga bati uyu mukobwa arihuse, abandi bati cyari cyo gihe. Ese wowe urabyumva ute? Nawe urumva ko uyu mukobwa Vestina yihuse kuba yafata umwanzuro kuba yashaka umugabo? Ni inkuru rero iri kwishimirwa n'abantu benshi, dore ko aba bakobwa bagiye bigarurira imitima y'abantu benshi, haba hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Abakobwa bitewe n'uburyo bazi kuririmba mu rwose, ibintu bakora birumvikana cyangwa se bigaragara ko babizi neza, bafite impano ihambaye. Ari nayo mpamvu aya makuru akimara kugera hanze yaje gusamirwa hejuru n'abantu benshi cyane, aho biri gukomeza kugenda bigarukaho ko uyu mukobwa pourcentage iri hejuru cyane babyishimiye, ariko ntihabuze n'abandi bakeya baje kuba babinenga bavuga ko uyu mukobwa yaje kwihuta cyane kuko yaragifite indi myaka yo kuba ari umukobwa cyangwa se yo kuba ari single, atarashaka umugabo kugira ngo abanze yiyubaka mu buryo bufatika.
ese wowe urabyumva ute? Ese urumva kimwe n'abantu bumva ko uyu mukobwa agomba kuba yareka akagira indi myaka afata atarashaka umugabo, cyangwa se urabyumva kimwe n'ababyishimiye bifuza ko uyu mukobwa yashaka akubaka akagira urugo ndetse akabyara ahungu n'akobwa? Ni inkuru rero iri kugarukaho cyane. Uyu mukobwa yaje kuba yatererwa ivi n'umu diaspora ufite amatsiko menshi cyane kumenya ngo uyu mu diaspora aturuka mu kihe igihugu. Icyo tugusaba, dutege amatwi murugere ku musozo w'inkuru kugira ngo uze gusobanukirwa neza iby'aya makuru meza cyane kuri uyu mukobwa Vestina uririmbana na Dorcas. Aba bakobwa rero birwanyeho ku buryo bukomeye cyane guhera bagitangira umuziki, dore ko abakobwa baje gutangirira umuziki wabo mu karere ka Musanze. Abakobwa rero mu imenyekana ryabo nk'uko byaje kugaragara, bazamuwe n'umugabo bita cyangwa se n'umusore bita Murindahabi Irene. Uyu akaba ari umwe mu banyamakuru bakomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda, akaba ari we rero waje kuba yazamura aba bakobwa nk'uko akomeza kugenda abikora ku mpano zigiye zitandukanye. Nyuma y'uko afata uyu Vestina ndetse na Dorcas, akaba yaraje gufata n'uwo bita Niyo Bosco, nubwo ibyabo bitaje kugenda neza bikarangira batandukanye. Ariko reka twigarukire kuri aba bakobwa Vestina ndetse na Dorcas. Abakobwa rero basohoye indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye ndetse zagiye zinakundwa n'abantu benshi bitewe na message izi ndirimbo baririmbaga. Iyi message zabaga zifite ari message nziza cyane ndetse mu ijwi ryiza cyane. Abakobwa rero bikaba aricyo cyatumye bigarurira imitima y'abatari bake hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse ari nayo mpamvu abantu benshi bakunda kugenda babakurikiranira hafi mu byo bakora byose. Ari nayo mpamvu wumva ngo amakuru runaka asohotse kuri umwe ukumva asamewe hejuru n'abatari bakeya. Niyo mpamvu rero aba bakobwa bagiye bakundwa n'abatari bake bitewe n'uburyo baririmbamo neza ndetse na message ziba ziri mu ndirimbo zabo. Nk'uko rero byakomeje kugenda bigarukwaho, uyu mukobwa Vestina akaba yaje gutererwa ivi n'umu diaspora. Uyu mu diaspora rero akaba aturuka muri Amerika, muri Canada, aho rero ngo yakundanye n'uyu mukobwa Vestina, ariko bagakundana mu buryo bw'ibanga, dore ko ari ibintu bitigeze bijya ahagaragara ngo urukundo rwabo rube rwagera mu itangazamakuru. Ariko finally kuba yateye ivi bikaba byarangiye, bikaba byageze mu itangazamakuru. Rero benshi bakaba baje no kwishimira uru rukundo rwa Vestina uririmbana n'uyu Dorcas. Benshi rero bakaba bakomeje kwibaza ibibazo byinshi, ndetse bakaba bari bibaza bati se uyu mukobwa ko agiye kuba yashaka uwo mugabo, ese umuziki wabo ntabwo waba ugiye kuba akomwa mu nkokora nuko uyu mukobwa agiye gushaka umugabo? Ese nashaka umugabo akajya muri Amerika, cyangwa se umugabo we akazahita amutwara muri Amerika? Ese uyu Dorcas uzaba asigaye hano mu gihugu cy'u Rwanda azashobora gukora umuziki wenyine? Dore ko aba bakobwa bahuzaga imbaraga bagakora ikintu gifatika. Ni ibintu rero bikomeje kugenda byibazwaho n'abantu benshi bagiye batandukanye, aho bakomeje kugenda babitangaho ibitekerezo bigiye bitandukanye. Ese wowe urabyumva ute kuba uyu mukobwa Vestina agiye gushaka umugabo akigira muri Canada agasiga Dorcas murumuna we hano mu gihugu cy'u Rwanda? Ese ubundi nk'uko bikomeje kugenda bigarukwaho, uyu Vestina Dorcas bose baramutse bajyanye muri Canada, Irene yaba managinga gute? Ni ibintu rero bikomeje kugenda byibazwaho n'abantu benshi batandukanye, bibaza buryo ki aba bakobwa umuziki wabo uri buze kuba wakomeza, utari buze gukomwa mu nkokora nuko uyu Vestina ari kwitegura kuba yashaka umugabo. Ni inkuru rero iri kugarukaho cyane ndetse yishimirwa n'abatari bakeya, natwe tukaba twari tuje kugira ngo tukugezeho update z'iyi nkuru. Niba ari ubwa mbere ubanye natwe, reka twese ukanda kuri sabone cyangwa subscribe, ubundi ntiwibagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo tujye dushyiraho amakuru notification ujye uzibona uri mu ba mbere. Inkuru zacu ujye uzikurikirana 5 kuri 5, kurasha cyangwa se partage
aya makuru asangiza inshuti n'abavandimwe, ikindi ntibagiwe gukora like, kujya hasi no muri comment wasiga igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane. Ibyiza ubishime ndetse n'ibibi nabyo ubineye kugira ngo tubone uburyo dukosora tujye tukugezaho amakuru acukumburanwe ubuhanga, amakuru acukumburanwe ubushobozi ndetse amakuru uyizewe cyane. Wakoze kubona natwe rero, ciao ciao, bye bye, amakuru nakagaruka.